Icyatumye Uwiteka agusigaza ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye, uve mu byaha, uve mu ngeso mbi, uve mu mwijima mubi, ujye mu mucyo wa Yesu Kristo, uhindukire rwose pe. Kora icyo Imana ishaka kuko nicyo Imana yaguhamagariye, tunganya inzira zawe, ugende uko Imana ishaka, uvuge uko Imana ishaka, ube uwo Imana ishaka, were kuba wowe ushaka. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo icyatumye Pawulo asiga Tito i Kereti ngo ni ukugira ngo atunganye ibidatunganye. None mwene data, icyatumye Uwiteka yemera yuko ubaho cyangwa se ugihumeka umwuka w'abazima ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Hari benshi bapfuye, hari benshi bamaze gutambuka, hari benshi bajyanywe n'indambara n'ibyorezo, abandi barakenyuka, abandi bagenda igihe gikwiye ndetse n'igihe kidakwiriye, kuko hari igihe iminsi iba mibi umuntu akagenda n'igihe cye kitageze. Ariko mwene data, wowe nanjye turiho, ariko Imana iri kutubwira tuti icyatumye mbasigaza ntabwo ari ukwinezeza, ntabwo ari ukudamarara, ntabwo ari ukwishima, mukishimira mu butunzi bwanyu, mukishimira mu byo mutunze, ahubwo icyatumye Uwiteka adusigaza ngo ni ukugira ngo duce bugufi, duhindukire rwose, tuve mu bibi, dukore ibyo Imana ishaka. Karibu no kumva ijambo ry'Imana. Uwiteka abagirire neza, duhindukire rwose. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Haleluya, haleluya, ndabasukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana amahoro ibishimire aho muherereye hose hirya no hino. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye no kubana namwe. Ku mazina ni Ingabire Jeanne d'Arc. Ikaze waba uri mushasha, waba uri usanzwe, nanone ikaze. Imana ishimye. Nifuje gusangira namwe ijambo rivuga ngo icyatumye Uwiteka gusigaza ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Mbere yuko dukomeza, reka duce bugufi twubahe Imana, dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana ihoraho, Mana nguru, Mana iruta ibigirwamana, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Mana idahinduka, Mana yuzuye urukundo, Mana yaduhaye Yesu kugira ngo Data wera tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Waduhaye Kristo kugira ngo atumurikire twe twari dupfuye nabi, twishwe n'ibyaha, twishwe na bwaki y'ibyaha. Mwami aratumurikira, adukura mu ivata, aradusayura. Uwiteka uhabwe icyubahiro, izina ryawe ryubahwe. Mana nciye bugufi cyane, ndaba ari njye ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Mwami ndaba ari njye ahubwo habe umwuka wawe wera, mu izina rya Yesu Kristo. Ubwira Zorobabeli ati si kubw'amaboko yawe, si kubw'imbaraga zawe, ahubwo ni kubw'umwuka wawe wera. Mwami reka umwuka wawe wera aba ari we uganza. Mwami eza imitima yacu twese, haba ari njye uvuga ijambo, haba ari abumva ijambo. Mwami kugira ngo imitima yacu ibonere, kugira ngo ibe ububiko buzima, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe Mwami ribe mu butaka bwiza, uturinde inyoni, uturinde ikibi cyose, mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe aba ariyo atubonekaho, imbaraga zawe zitubonekeho, kwera kwawe kutubonekeho. Niko nsenga nize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amena, amena. Reka turirimbane indirimbo y'Ijana na 64, ni mu gitabo cyo gushimisha urukundo rw'Imana. Yesu yavukiye i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyembabazi nyinshi cyane, nguko uko yaje ashaka, nguko uko yaje ashaka Yesu, nguko uko yaje ashaka, n'umunyembabazi nyinshi cyane, nguko uko yaje ashaka.
Yesu yacunguriwe ku giti kandi abohora umutima wanjye, ndangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, ndangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye. Yesu ndahwema gukiza abantu, ntitugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru, araduhamagara, araduhamagara, Yesu araduhamagara, ngo tuzabane nawe mu ijuru, araduhamagara. Yesu azagaruka tujyaniwe, tugumane nawe iminsi yose, nguko yabisezeranye natwe, yo azaza ndazatinda, azaza ndazatinda, azaza ndazatinda, kuko yabisezeranye natwe, azaza ndazatinda, azaza ndazatinda, azaza ndazatinda, nkuko yabisezeranye natwe, azaza ndazatinda. Amen. Yesu azaza ndazatinda kandi ari hafi, nguko ijambo ry'Imana rivuga. Ubwami bw'Imana buri hafi, bishatse kuvuga ngo duhore twiteguye kandi duhore tuboneye. Yesu ntabwo ahwema gukiza abantu, niba agukijije tugasubire mu ngeso mbi, kandi ndakubwira nanjye nibwira, Imana y'amahoro itugirire neza. Kandi nanone bifuriza noheri nziza, nubwo itaragera ariko noheri nziza. Amen. Imana yacu ishimye. Umuririmbyi yavuze ati Yesu yavukiye i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, ni umunyembabazi nyinshi cyane, nguko yaje ashaka, ni umunyembabazi nyinshi cyane. Yesu yaje aciye bugufi, yasize ubwiza yari afite mu ijuru kugira ngo wowe nanjye dukire, cyangwa se dukizwe, tuve mu byaha tujye mu bugingo, tuve mu kurimbuka tujye mu bugingo, tuve muri gehenomu tujye muri paradizo, tuve mu kuzimu tujye mu ijuru, tuve mu ngeso mbi tujye mu ngeso nziza. Imana yacu ishimwe. Rero umutwe w'amagambo uko n'ababyeyi uravuga ngo icyatumye Uwiteka dusigaza ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganye. Hari benshi twavuke mu kigero k'imyo batariho, n'abariho wenda bari mu buzima bubi. Kuba rero njye ndiho ndamahoro, ndabungwaye, ibintu byose ari amena, cyangwa se ibintu byose bimeze neza, ndacyo mbarusha, si ubwiza, si ubwenge, siko navuke mu muryango w'abakomeye, siko mfite amaboko cyangwa se mfite imbaraga, oya, ni ubuntu nagiriwe. Nawe rero ibuka babandi bo mwavukiye rimwe mu kigero kimwe, abo bose batakiriho kandi n'abariho bari mu buzima bwo gupfundikanya. Kandi iyo waba uri mu buzima bwo gupfundikanya, ushobora kunyumva wenda uri mu buzima bwo gupfundikanya, haracyariho ibyiringiro nshuti, kuko uracyahumeka umwuka w'abazima. Iyo igiti gitemye, ibyiringiro byacyo niko yamizi batagitemanye n'imizi bamirenga bakiranduye, ahubwo cyaratemye. Rero iyo gitemye, yamizi ikomeza kugira ute gushora, igera kigagira ute kigashibuka, kikera ibibabi by'ibitondome, none ndetse kikarusha icyambere. Niba ugihumeka umwuka w'abazima, ibyiringiro birahari. Rero icyatumye Imana igusigaza, covid itarakujyanye, indambara zitarakujyanye, ubugwayi runaka butarakujyanye,
cyangwa se no gukenyuka bitarakujyanye, ibyo byose bikaba byaratambutse ukaba ugihagaze, ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Twihuse rero reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 3, turasoma umurongo wa mbere tugeze kwa 3. Umutwe w'amagambo uragira ati: Yohana umubatiza yigisha abatiza. Icyo gihe Yohana umubatiza araza, yigisha mu butayu bw'i Yudeya ati: mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangurura mu butayu ati: nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Amena. Icyatumye Uwiteka agusigaza ni ukugira ngo utunganye inzira z'Uwiteka, ugorore inzira z'Uwiteka, uve mu bibi, uve mu ngeso mbi, uve iyo mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ujye mu bwami bw'Imana, ujye mu bikari by'Uwiteka, ujye mu ihema ry'Uwiteka, ube imbere y'Uwiteka, uve kuba umwana w'inzererezi cyangwa se umwana w'ikirara, aho ukugire data, kandi data arahari, ni data wa twese. Imana ishimye. Andiko rwanditse na Titus igice ni icya mbere umurongo wa 5, umutwe w'amagambo uragira ati: Pawulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'i Kereti. Umurongo wa 5 haragira ati: icyatumye ngusiga i Kereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushire abakuru b'itorero mu midugudu yose, nguko nagutegetse. Amena. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyatumye Pawulo ashinga Tito umurimo w'Imana ni ukugira ngo atunganye ibidatunganye, kuko Pawulo umurimo we wari uri kwegereza, igihe cye cyo gutaha kiri kwegereza. Rero abwira Tito ati: ngusize i Kereti. Kugusiga i Kereti si ukudamarara, kugusiga i Kereti si ukujya ngo uhage, kugusiga i Kereti si ukujya ngo ugire amatuza cyangwa se ukure mu buryo bwa fizike cyangwa ngo utere imbere mu buryo bwa fizike. Nabyo ni byiza, kuko ushonje cyangwa se umubiri urwaye ntabwo wasenga nk'umuntu ufite ubuzima buzima. Ariko icyatumye Pawulo asiga Tito i Kereti ngo ni ukugira ute? Ngo ni ugutunganya ibidatunganye, ibitameze neza mu murimo w'Imana abishire ku murongo, ibitari kugenda neza abigorore. None natwe ijambo ry'Imana ryatubwiye, ryavuzwe n'umuhanuzi Yesaya kandi n'umuvugabutumwa Yohana umubatiza, ngicyo gihe Yohana umubatiza araza, yigisha mu butayu bw'i Yudeya ati: mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangurura mu butayu ati: nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Natwe muri bihe turimo tugorore inzira z'Uwiteka. Turi kwitegura Noheri, kwibuka urukundo Imana yadukunze, kwibuka yuko twahawe umwana w'umuhungu wadupfiriye. Twebwe twari tugiye gupfa rubi, tugiye kwicwa na bwaki y'ibyaha. Yesu araza aratuzahura, adukura mu byaha, adukura mu busambanyi, adukura mu ngeso mbi, adukura mu bwicanyi, adukura mu nzangano, adukura mu matiku, adukura muri bya bindi bibi byose twese tuzi. Atushira Imana Data, atweza h'ibyaha. Ariko niba warejeje ukaba warasuye mu bidatunganye, ongera utunganye inzira z'Uwiteka. Ikintu cyose gifite iherezo, ndakitagira iherezo. Uyu mubiri uzagira iherezo, ibikorwa dukora bizagira iherezo. Bene data, ijambo ry'Imana narasomye riteye ubwoba muri Zaburi ngo, ikuzimu ngo ndamigambiriyo, ikuzimu ndamigambiriyo. Ni igihe cy'umuntu iyo kigeze, hari ahantu habiri: ese ajye muri paradizo cyangwa ajye muri Gehinomu.
ajye aho gucecekegwa akazazuka akogwa n'isoni, cyangwa se ajye mu buruhukiro budashira akazazukira umunezero wa data. Natwe ijambo ry'Imana riri kudukangurira gutunganya ibidatunganye. Navuze ndi hari benshi twavukiye rimwe batakiriho, kandi n'abariho bari mu buzima bubi, kandi ibyiringiro biracyahari kuko baracyahumeka umwuka bazima. Rero mureke tugarukire Uwiteka, dutunganye inzira z'Uwiteka, tuzigorore. Ngo Yesu yavukiye i Betelehemu, ngo bamuryamisha mu muvure, ngo ariko kuko ari umunyembabazi nyinshi cyane nuko yaje ashaka. Yari afite kuvukira mu bakomeye, yari afite kuvukira ibwami. Muri iyi si dufite ubwami, bino bihugu byateye imbere i Burayi cyangwa se za Canada, tuyoborwa n'umwamikazi. Yari akwiye kuvukira kwa Queen Elizabeth, yari akwiye kuvukira kwa perezida runaka, yari akwiye kuvukira ku muntu ukomeye, ariko ngo yaje mu shusho yo guca bugufi, yambara uyu mubiri ubabara, yambara kamere yacu kugira ngo ace bugufi cyane, kugira ngo agukize. Yagaragaje guca bugufi cyane. Natwe rero turasabwa kugorora inzira z'Uwiteka bigishoboka, turasabwa kugorora inzira z'Imana tugifite uburyo, kuko hari igihe kizagera bibe bitagishoboka. Muribuka inkuru ya Lazaro n'umutunzi. Lazaro yari ari umukene, nyamutunzi nyine yari atunze, mumve n'izina rye, yari atunze, yari afite. Rero Lazaro ngo yajyaga utuvungukiriza two ku meza ye, igihe kiragera bose bitaba Imana. Nk'uko tubiva ngo umuntu wese yitabye Imana, bose barapfa. Bamaze gupfa, iherezo rya Lazaro ryabaye ryiza, iherezo rya nyamutunzi ryabaye ribi. Sinzi, birashaka ko ubutunzi bwe atabwubahishije Imana, agira ubugugu, ndi agira gutanga, ndi agira kugira ineza. Ibyo byose biba imirimo mibi. Ubutunzi bwe ntabwo yabwubahishije Imana. Ariko nubwo Lazaro yari ari umukene, yakomeje kubwita, yakomeje kubaha Imana, yakomeje gutunganya inzira ze, yakomeje kubaha Imana, agorora ibitari bitagize bitameze neza. Umutima we araweza, aratunganya inzira ze, yinginga Imana kumweza, kumutunganya, kumuboneza, kugira ngo igihe gikwiriye nazahamagara azahamagarwe yitabe, nazagenda azagenda atunganye. Nawe nanjye turasaba gutunganya inzira zacu, kugira ngo kuri wa munsi w'amateka ntituzakogwe n'isoni, ntituzazukwe tugiye kugira kujya muri wa muro w'iteka. Imana izagufashe kandi nanjye Imana izamfashe, ntituzakogwe n'isoni, kuko biragatsindwa gukorera Imana. Noneho nyuma y'ubuzima nduzabona iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Tunganya inzira zawe bigishoboka, tunganya inzira z'Imana bigishoboka. Eza umutima wawe, saba Imana ikugirire ubuntu n'imbabazi. Yesu yaje muri iyi si kugira ngo adukize urupfu rw'iteka, adukize ibyaha. Ntabwo yaje mu isi ngo tujye duhage, kandi abagihumeka, nabivuze kenshi, turacyafite amahirwe, turacyafite uburyo bwo kwikiranura n'Imana yacu. Rero Imana yacu itugire neza. Tunganya inzira zawe bigishoboka, kuko icyatumye Imana igusigaza, ikikubeshejeho ubu, ntabwo ari uko uri umunyamaboko, ntabwo ari uko ushoboye, ntabwo ari kubw'imbaraga zawe, ntabwo ari ubwenge bwawe, ahubwo ni kubw'imbabazi z'Imana. Nicyo gitumye uriho. Rero impamvu uriho ntabwo ari ukujya ngo uhage, ntabwo ari ukwinezeza, ugende ngo usayishe, ngo ukomeze mu byo kwinezeza, ahubwo ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo gutunganya, kugira ngo winjire muri ya nguge. Igihe Imana izagwisha imvura, igihe Imana izagwisha wa mwuzure, uzabe warageze mu nguge. Ubwo ngo yubakaga ngo inguge, yabwiye abantu nyamara nimuze twezwe, nimuze twubake ingo, nimuze mwinje, nimuze. Abantu bakamuza ati none Nowa yasaze. Iyo ndirimbo niyo mu Gakiza. Ati none Nowa yasaze, ati muze twikomeze mu byo kwinezeza. Ariko nyamara igihe turimo si cyo kwineza, nda n'igihe cyabayeho cyo kwinezeza mu buryo bw'ibyaha. Kristo niwe utunezeza, Kristo niwe umunezero wacu, Kristo niwe mahoro yacu, Kristo niwe byishimo byacu. Aho Kristo atari
abantu barigenga. Naguhamagariza ngo tunganya inzira zawe bigishoboka, kuko icyatumye Imana igusigaza ntabwo ari ukwinezeza, ahubwo yagusigaje kugira ngo utunganye ibidatunganye. Tito rero Pawulo yamushinze umurimo w'Imana kugira ngo awutunganye, ibitagenda bigende. Niba ari ibibazo biri mu itorero runaka, yabereyeho kubikemura. Niba ari ibikoresho byari byarabuze, yabereyeho kubishaka kugira ngo biboneke. Niba ari korari abaririmbyi barimo barananiranye, yabereyeho kubunganya. Ntabwo yabereyeho gusenya umurimo, ahubwo yabereyeho kuwutunganya. Nawe rero Imana yakubwira ati nanjye mbwira dutunganye inzira zacu bigishoboka, dutunganye inzira zacu tugifite uburyo. Nta kindi Imana yadusigarije ni ukweza imitima yacu. Sinavuga menshi, ijambo bwayo ryisobanuye ati nimutunganye inzira zanyu, nimugorore inzira z'Uwiteka. Yemwe abari kumva ijambo ry'Imana, duce bugufi dusabe Imana itweze. Niba warasubiye inyuma, inginga Imana. Twarimbye ati Yesu ni umunyembabazi nyinshi cyane, Yesu ndahwema gukiza abantu. Icyo dusabwa ni ukudasubira mu ngeso mbi. Yesu yaratubohoye, adukura mu ivata, adukura mu ivu, adukura mu isayo. Akubonye aravuga ati ngo baho, aguha ijambo, aguha ubuzima, aguha imibereho. Ntabwo rero kuba uriho ari kugira ngo winezeze udamarare, uriho kugira ngo wubahe Imana, uriho kugira ngo uvuge ubutumwa ukize benshi. Arega kuvuga ubutumwa ngo ndago tubyandikira. Kristo yavuze amagambo meza, aravuga ati abwira abigisha ngo nimugende i Yudeya, i Galileya n'i Samariya. Ariko yabavuze ati muhere i Yerusalemu, muhere iwanyu, ngo nimurangiza mujye aho hose ngo mugeze ku mpera y'isi, ngo umuntu wese wemera ngo mubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Rero uriho kugira ngo ukize imitima ya benshi, uriho kugira ngo weze inzira z'Uwiteka, utunganye inzira ze. Kuba uriho ntabwo ari ukwinezeza, ntabwo ari ukwishimisha, ntabwo ari ukugenda hirya no hino uvuga ibidakwiye, wambara ibidakwiye, wishushanye n'ab'iki gihe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge, ahubwo turi ab'Imana, turi abana b'Imana. Kandi niba turi abana b'Imana, reka duse na Data. Data arera kandi azahora yera, ni Imana yera, nta mugayo ifite habe na gato, habe n'agatashi na gato, irera. N'abayisenga bari bakwiriye kuba bera. Niba turi abana b'Imana, nidutunganye inzira zacu. Imana ibagire neza. Kubw'ijambo ry'Imana duhindukire. Umuririmbyi yavuze ngo Yesu ndahwema gukiza abantu, ntitugasubire mu ngeso mbi. Imana amahoro ibahe umugisha. Mwe mwumvishe ijambo ry'Imana kandi mukaryakira kandi mukaba muciye bugufi. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimiye kubw'urukundo rwawe, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe Mwami rije ritubwira icyatumye dusigaza. Ntabwo ari ukurya, ntabwo ari ukwinezeza, ntabwo ari ukudamarara, ahubwo ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganye. Kandi icyambere ni ugutunganya imitima yacu, ni ugutunganya ubugingo bwacu, tugasaba Umwami Yesu akatweza, akadutunganya. Kandi yamara kutweza ngo ntitugasubire mu ngeso mbi. Ni ku muririmbyi yavuze ngo ntabwo uhwema gukiza abantu, ntabwo ujya utuza kutugira neza, uhora utugira imbabazi. Uri umunyembabazi nyinshi cyane Yesu. Data uri umunyembabazi nyinshi cyane, Mwuka Wera wuzuye imbabazi nyinshi cyane, kandi uhora ngo utunihira kuri Data ng'iminiho ngitabarika. Mwami ndagushimiye utatu butagatifu bwawe bwera, ushimye Data mwiza, uri Imana yuzuye imbabazi. Babarira buri wese utsinzwe n'ijambo ryawe, umweze umutunganye, uyu mutima wemeye guca bugufi uweze kandi uwuhaze amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndakwinginze uwumvishe ijambo ryawe umwambike imbaraga, umurinde gusubira mu ngeso mbi. Mwami Yesu umutsindire kandi umuneshereze ibyamugwanyaga, ibyamuhigaga, ibyamunesheje byose umubashishe abitsinde mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Niko nizeye. Amena, amena. Shalom, shalom.